Ndagusuhuje wowe uri kunyumva muri aka kanya. Urasuhuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kukuganirira ku byo benshi bibaza cyangwa badasobanukiwe neza, ku cyo bisaba kugira ngo umuntu ashyirwe mu rwego rw'abatagatifu. Dukunze kumva bavuga ngo umuhire kanaka cyangwa mutagatifu kanaka. Ese byaba bisobanuye kimwe cyangwa hari aho bitandukaniye? Ese bifata igihe kingana iki kugira ngo umuntu abe umutagatifu? Ni izihe nzira binyuramo kugira ngo umuntu ashyirwe ku rutonde rw'abatagatifu? Ibisobanuro kuri ibi bibazo n'ibindi urabikurikirana mu kanya. Mbere yo gutangira iki kiganiro nagira ngo nkwibutse ko hari abatagatifu bari kuri kalendari ya Kiliziya bazwi amateka yabo n'inzira zanyuzwemo kugira ngo bajye kuri urwo rutonde. Buri munsi muri Kiliziya hakaba hari umutagatifu runaka cyangwa abatagatifu runaka bahimbazwa. Hakaba n'indi mbaga y'abantu benshi umuntu atashobora kubarura nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana Intumwa. Iyo mbaga ikaba yarabayeho inogeye Imana, ikagororerwa iryo kamba ry'ubutagatifu. Abo bakaba bakomoka mu bihugu byose no mu myaka yose, ariko amazina yabo akaba atari kuri ya kalendari navuze ya Kiliziya, kuko nta bushakashatsi bwakozwe ngo ibashyireho bitewe n'impamvu zitandukanye. Kuba nta buhamya bwabatanzweho, kuba ntawabibasabiye ngo bakorweho ubwo bushakashatsi, cyangwa wenda n'izindi mpamvu, ariko Imana ireba mu mitima ya buri wese ikamuhembera ibyiza yakoze. Abo nabo mu kubizihiza bose, Kiliziya yashyizeho itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11, umunsi w'abatagatifu bose, ari ba bandi tuzi amazina bari kuri ya kalendari na ba bandi batayiriho, ariko nabo bari muri urwo rwego rw'abatagatifu. Ngiye kukugezaho noneho uko bigenda kugira ngo umuntu ashyirwe kuri ya kalendari. Ubundi iyo umukristo yitabye Imana, abakristo bamuzi n'ubuyobozi bwa Kiliziya bose bamuvugaho imyitwarire ntangarugero mu bukristo, babimenyesha ibiro bya Papa bishinzwe kurobanura abajya mu rwego rw'abatagatifu. Ibyo rero bisaba ubuhamya bwinshi mu ngeri nyinshi z'abantu. Muri ibyo bisabwa harimo no kuba yarakoze nibura ibitangaza 2 byasuzumwe n'inzego za Kiliziya, harimo no kwifashisha ikoranabuhanga ribihamya. Keretse iyo bigaragara ko uwo muntu yabaye umumaritiri, ari byo kuvuga gupfa ahowe izina ry'Imana. Kugira ngo umuntu ashyirwe mu batagatifu binyura mu nzego 3. Urwego rwa mbere aba ukwiye kubahwa, le vénérable. Urwego rwa kabiri aba umuhire, le bienheureux. Hanyuma urwego rwa gatatu ari narwo rwa nyuma akaba umutagatifu.
Hari inzira eshatu zo kugera ku butagatifu. Iya mbere, hariho abagera ku butagatifu ako kanya nta nzira zindi banyuzemo. Urugero, nk'uwo babwiye gukora ibikorwa binyuranyije n'ukwemera kwe akanga bakamwica. Uwo aba abaye intwari, niwe twita umumaritiri cyangwa uwahuye Imana, uwo aba abaye umutagatifu. Hanyuma hariho n'umuntu ugira atya mu gihe gito akagira nk'igikorwa cy'umugenzo mbonezamana umuranga, nk'umugenzo w'urukundo cyangwa se w'ukwemera ku buryo budasanzwe, butunguranye, bigashimwa na Kiliziya yose, ikamusabira gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu, ari byo kuvuga umukristu wabereye abandi intangarugero. Hanyuma ikindi gice cya gatatu, hariho rero n'abandi bantu, abakristu, barangwa n'ubutungane bwabo binyuze mu nzira ndende yaranze amateka yabo, uko bavutse, uko bakuze, imirimo bakoze, ingorane bagiye bacamo, n'uko babyifashemo barangwa n'ubukristu, bikanyura ba bandi bose twavuze bashinzwe kubisuzuma. Bene iyi nzira rero ni ndende kandi burya ibikomeye, kuko isaba ubwigengesere n'urukundo ruhamye rugenda rufasha umuntu mu kudatatira ukuri yemeye abatizwa. Tugiye kurebera hamwe noneho uko isuzumwa rikorwa kugira ngo umuntu abe umutagatifu, n'uburyo iryo suzumwa ryagiye rikorwa kuva mu ntangiriro ya Kiliziya kugeza ubu ngubu. Mu binyejana bya mbere kugeza mu kinyejana cya 10, abakristu bubakaga za Kiliziya ku mva z'abahowe Imana, bakabiyambaza mu buryo bwihariye nk'abatagatifu. Ku bandi batari abamaritiri, nta murongo uhamye wakurikizwaga ngo hemezwe ko umuntu ashyizwe mu rwego rw'abatagatifu. Gusa imbaga y'abantu iyo yabyemezaga ihereye ku mico n'ingabire zidasanzwe bamuziho zibafasha mu bukristu bwabo, umwepiskopi yabemereraga gukora imihango ku mva ye, bakahubaka na Kiliziya, ndetse bakemererwa no kuba bakoresha ibyasigaye by'abitagatifu byitwa relique mu rurimi rw'igifaransa, bakabishyira muri za Kiliziya, kuri za altari n'ahandi hatagatifu. Ahangaha rero bivuze ko umwepiskopi ari we wenyine wari ufite ububasha bwo gufata icyemezo cyo gushyira umuntu mu rwego rw'abatagatifu. Mu gihe cya Moyen Age mu mwaka wa 993 niho handitswe inyandiko ya mbere y'ibigomba gukurikizwa mu gushyira umuntu mu rwego rw'abatagatifu. Yanditswe na Papa Yohani wa 15 ayandikira abepiskopi. Mu mwaka w'1153 uwitwa Gauthier Pontoise niwe mutagatifu wa nyuma washyizwe mu rwego rw'abatagatifu, arushyizwemo n'umwepiskopi. Guhera kuri Papa Alexandre wa gatatu mu mwaka w'1180, ububasha bwo gushyira umuntu mu rwego rw'abatagatifu cyangwa abahire ni Papa wari ubufite wenyine, hagakorwa ubucukumbuzi umuntu yagereranya n'urubanza. Inama nkuru y'Iratrano, Concile de Latran, yabaye mu mwaka w'1215,
yabujije abantu guha icyubahiro kidasanzwe imibiri y'abapfuye batabiherewe uburenganzira na papa. Uko bigaragara muri icyo gihe cyose cya Moyen Âge rero, nta tandukaniro ryari riri hagati y'umuhire n'umutagatifu. Mu mwaka w'1588 ku bwa Papa Sixte wa gatanu, niho ibiro bya Papa bishinzwe imihango byatangiye kujya bikurikirana no gukora ubushakashatsi ku wasabiwe kujya mu rwego rw'abatagatifu, hakibandwa ku kwemera n'ibikorwa byamuranze akiri muzima n'ibitangaza byabaye akiri muzima cyangwa amaze gupfa. Ibi bitangaza ni ingenzi kuko bigenderwaho cyane ibitangaza byakozwe amaze gupfa. Mu mwaka w'1642 nibwo Papa Urbain wa munani na Benedicto wa 14 mu mwaka w'1756 bashyizeho inzira ziboneye zikurikizwa ngo uwapfuye agirwe umutagatifu. Iyo bya biro bya Papa bishinzwe imihango bitangije ku mugaragaro iperereza, umuntu ahita yitwa ukwiye kubahwa. Nabibutsa ko ubusabe bukorwa na musenyeri wa diyosezi uwo muntu usabirwa avukamo, amaze gukusanya ubuhamya bw'abakristu babisabye, nawe ubusabe bwabo akabushyikiriza bya biro bya Papa bishinzwe gutoranya abashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Bya biro bisuzumana ubwitonzi n'ubushishozi amagambo n'inyandiko z'usaba, kandi hagashakishwa amakuru ku buzima, imico n'ibitangaza byibura 2 byakozwe n'usabirwa, noneho akabona gushyirwa mu rwego rw'abahire. Iyo amaze gushyirwa mu rwego rw'abahire, ubusesenguzi burakomeza. Hanyuma haboneka ibindi bitangaza 2, dosiye igashyikirizwa Papa, akabyemeza mu nyandiko kandi akayishyiraho umukono, akaba amushyize mu rwego rw'abatagatifu, hagakorwa umuhango ukomeye mu gitambo cy'Ukaristiya. Nsoza rero navuga nti muri iki gihe kugira ngo umuntu agirwe umutagatifu hasabwa ibingibi bikurikira: kuba umuntu yarapfuye kuko ntawe ugirwa umutagatifu akiri muzima, kuba yarabayeho mu buzima bwa gikristu ari intangarugero, hanyuma hakaba n'ibitangaza byibura 2. Gushyirwa ku rwego rw'abahire no ku rutonde rw'abagomba kwigwaho ngo bazashyirwe mu rwego rw'abatagatifu. Nakwibutsa kandi nanone ko gusabira umuntu gushyirwa mu batagatifu bikorwa n'umukristu wese, akaba afite amakuru n'ibimenyetso bihagije. Ubusabe bwe bukigwaho n'urukiko rwa diyosezi y'aho uwo muntu asabira yapfiriye, umwepiskopi akohereza ubwo busabe i Roma. Mu gusuzuma ibi byose rero habaho abo bita abavoka babyemeza, hakabaho n'abandi bavoka babihakana, hanyuma noneho nyuma hakaza kubaho igisa n'amatora nk'uko mu rubanza mbese biba bimeze. Gushyira umuntu mu rwego rw'abatagatifu ni ibintu bisaba igihe kirekire kuko bisuzumwana ubwitonzi nta marangamutima. Hari abo iryo suzuma n'ibyo byiciro bifata igihe kinini. Ahangaha twavuga nka mutagatifu Jeanne d'Arc
wapfuye mu mwaka w'1431, akagirwa umutagatifu mu mwaka w'1920 nyuma y'imyaka igera kuri 489. Hari n'abo kandi gusuzuma ibimenyetso bifata igihe gito. Aha twavuga nka Papa Yohani Paul wa kabiri byafashe imyaka 9, hakaba mutagatifu Thomas Becket byafashe imyaka 3, na mutagatifu Antoine de Padoue we byafashe umwaka umwe. Ntekereza ko hari byinshi usobanukiwe ku byo wibazaga kuri iyi ngingo. Ndagushimiye rero wowe warunteze amatwi muri aka kanya, naho ubutaha ugira amahoro y'Imana. Ibi wabigezwagaho na Padiri Janvier.